Imana ni nziza kandi ibihe byose Imana ni nziza bamweya. iteraniro rishimishije cyane, nubwo kugera ahangaha byagoranye, mutwihanganire turabanza kwisegura. Ubwo bemeye muri gahunda y'Imana, ubwo byateguwe kugira ngo abe ari njyewe uza kubagezaho ibyera by'Uwiteka binyuze mu ijambo ryayo. Ndashima cyane Imana yaturinze mu rugendo twaciyemo mu bihe byabyutse bigoranye, kuko mubizi impinduka z'ikirere, hari binashoboka ko wenda mu imvura yaba yabagezeho nyuma, ariko twewe yatagiye saa 11. Abantu twari kumwe, abantu twazanye, hari abaturutse mu Bugesera, abandi baturuka mu bice bitandukanye bya Kigali, ariko Imana ishimwe ko yadushoboje twese, nubwo twatize kugera ahangaha, ariko twahageze amahoro. Izina ry'Imana rihimbazwe. Ndashima kandi umuyobozi w'intara ya Runoga, hamwe njya mwitabazina kuko nitwa Uwiringiyimana Innocent. Ubwo izina ryanjye n'irye ntawe bijya guhure yego. Ndi umwizera ku itorero rya Pade. Rero kuba muzi aho ku ikibazo kiribazwa ngo twamenyanye gute, sobwo nta matsiko mufite. Twese twatibukiye ku itorero rimwe rya Ruginga, hahoze mu ntara ya Nyarugina, yahoze ari intara ya Rukanga, yego, ariko bigeze nyuma biratandukana. Ubu turi mu ntara ya Nyarugina, ndavuga ku itorero rya Kavukire. Ubwo habaye intara ya Ruhanga, habaho n'intara ya Nyarugina. Itorero ryo ni Ruginga nk'uko nabivuze, ntabwo ryigeze riheruka. Bityo rero ndashima Imana ko yabukoresheje kugira ngo ntumizeho kubw'umwanya mutoya. Sindi mu mubaze ngo mbese byagenze ute kugira ntumizeho, ariko ukuntu Imana yamukoreyemo kugira ngo uyu munsi tuzabane, ubwo nabyo ari kubw'impamvu kandi ku bwa gahunda y'Imana. Muri uyu mwanya rero tugiye kuganira amagambo avuga ngo ese ujya uzirikana iby'Imana igukorera? Reka mbere yo gukomeza iyi nsanganyamatsiko tuyivugaho mu buryo burambuye, reka mwicishije ndabugufa wo muri dusenge. Twongeye kugushima wowe Data wa twese, wemeye kutuyobora ukatugeza ahangaha amahoro. Izina ryawe rihimbazwe. Tugeze muri uwo mwanya wo kuganira ku magambo yawe. Turakwiginze ngo imbaraga yawe isange buri wese, idukize umutima w'ubuntu, idukize umutima wo kwikanyiza, kandi iduhe kuzirikana kugira neza kwawe, bityo twese nuzagaruka tuzagusanganire. Turakwigize ngo kuko wabisezeranije binyuze mu ijambo ryawe, utuhe kumva no kumvira, kandi ubushikamishije umutima wavuze ko azaba amahoro masa. Turakwigize ngo uduhe gushikama kuri wowe, kuko ari wowe rutare rw'iteka, maze ubwo uzaba ugarutse twese tuzishimire kugusanganira. Ngaho bana natwe ibyo tugiye kuvugira ahangaha, abari buvuge, njyewe uri buvuge, ndetse n'abari bubyumve, twese uduhane umugisha wawe, mu byo tugusabye mu izina rya Yesu. Amen. Biba byiza iyo abantu bongeye guhura baziranye,
uyu muvandimwe ntabwo twagize igihe cyo guhura kenshi, ariko Imana yemereye nk'uko tuzahura cyangwa se mu kimwe twongera guhura nk'igihe nk'iki n'iki. Ibyo byose aba ari kuri gahunda y'umugambi w'Imana, atari uko tudafite impamvu n'iki zamwemba amazituma tutongera guhura. Bityo rero byose ni kubwa gahunda y'Imana, ari kubw'umugambi w'Imana. Ibi nabyo ni nko kubw'impano. Hari abantu batandukanye tuzi inkuru zabo batabashe gukomeza urugendo rw'ubuzima, ariko burya nidutera intambwe yo kugera ku nzu y'Uwiteka, tujye dushimira Imana yatubashishije kugera uyu munsi, yatubashishije kugera kuri uwo munota, bityo byose tubigaragarishe ku kuzirikana ineza y'Imana itugirira. Amagambo tugiye kuganira rero arashingira ku kagingo kavuga ngo uburyo bwo kuzirikana Imana hagira ibintu. Ikibazo ndatangira nibaza, ese wowe kugera neza ugirirwa n'Imana, ujya uzirikana ku kugera neza kw'Imana? Turamutse turebye twabona ibintu byinshi bishobora gutuma abantu batazirikana, ariko ndabanza ndebe ibintu 6 nanjye namwe gufatarije bishobora gutuma umuntu atazirikana kubw'impamvu zitandukanye. Ahari nawe ushobora gusanga ufite indi mpamvu. Impamvu ya mbere muri izi mpamvu 6 tugiye kuvuga, hari umurwayi mushobora kugutera kwibagirwa. Ese iyi mpamvu tujya tuyibona mu buzima bwacu buzatwe? Hari kuba ugeze mu zabukuru kugeza ubwo wibagirwa n'abana wabyaye. Iyi nayo ni impamvu umuntu ushobora kumutera kutazirikana. Hari no kugira umurengwe wa wundi ukwibagiza gukinga. Umunyarwanda umwe aciye umugani aravuga ngo nyamwanga iyo byavumye yibagiwe n'uwamuhaye inka. Uzirinde kugira umurengwe kwibagiza gukinga, kuko byose duhabwa, byose tugeraho tubihabwa n'Uwiteka. Indi mpamvu ishobora gutera bakibagirwa ni ukwihugiraho. Ubwo dukomeza kuvuga izi mpamvu, buri wese arebe, ese njyewe muri izi ngizi impera kwibagirwa ni igihe? Indi ni ukugira ubugugu. Iya 6 ni ukutibuka aho wavuye. Hari abantu benshi bagera aho bagera bakibagirwa aho bavuye, ariko muri aho yemwe. Rero iyo umuntu ari imbere akabona avuga abantu bose batoshye, ntimwagira ngo bari kumwumva, ariko mbonye yuko mwese muri kunyumva. Nyamara ibi byose iyo bibayeho, upize impande 6 tubonye zishobora kubaho, ndasaba njyewe ubwanjye kandi nawe gusaba ngo ukomeze gusaba Imana imbaraga muri izi mpamvu zose uko ari 6. Niba hari imwe iri kuri wowe, niba hari n'iyakuranze, twese tusaba n'Imana imbaraga
itubashishe kugira izo mpamvu zitsindwe mu izina rya Yesu. Reka dufatanye kureba mu Rwambere rwo ku Ngoma igice cya 29 umurongo wa 11 kugeza umurongo wa 12. Ndasaba umusomyi ubasha gusoma vuba bwo gucunguza uburyo umwe dufite adufashe, nubwo nanjye hari aho cyubashe gusoma. Urwambere rwo ku Ngoma 29 umurongo wa 11 kugeza 12. Banza ndi umutage hari kandi abajiya mu byo batozwa no gufata ibitabo mu mutwe birimo, sibyo ra? Boneraho kubibutsa umunsi ni umunsi wahariwe cyangwa se mo kimwe ni umunsi w'isabukuru w'icyiciro cya jiya ene. Ninjira ahangaha nabonye abantu benshi bafite izo furari kandi nashimishijwe cyane no kuba aha hantu rwose umugabane munini. Nabonye pasiteri yarakoze ibishoboka byose kugira ngo bose bajye ku kirenge giki. Imana ibaho umugisha. Urwambere rwo ku Ngoma igice cya 29 umurongo wa 11 kugeza 12. Igitabo cya mbere cy'indyo ku Ngoma igice cya 29 umurongo wa 11. Uwiteka gukomera n'imbaraga n'icyubahiro no kunesha n'igitinyiro n'ibyawe, kuko ibiri mu ijuru n'ibiri mu isi ari ibyawe. Amina. Ubwami n'ubwawe Uwiteka, wishyizwe hejuru ngo yisumba byose. Butunzi n'icyubahiro ni wowe biturukaho, kandi ni wowe gutegeka byose. Mu kuboko kwawe harimo kubasha n'imbaraga, kandi kogeza no guhesha byose imbaraga biri mu butware bwawe. Amina. Urakoze. Amen. Icarire. Aya masomo anabye mu bice bitatu: ubutunzi n'icyubahiro. Undi umugabane wa mbere ko Bibiliya iravuga ngo Uwiteka gukomera n'imbaraga n'icyubahiro no kunesha n'igitinyiro n'ibyawe. Ukomeje aya magambo rero agabye mu bice bitatu: hari ubutunzi n'icyubahiro. Ushobora kwibesha ko icyubahiro ufite, ubutunzi ufite utuma ugira uko wumvikana muri sosiyete, ariko ubw'imbaraga zawe, ariko ni kubwo gushobozwa n'Uwiteka. Ububasha n'imbaraga, cyo ni igice cya kabiri kigize aya masomo. Ububasha n'imbaraga nabyo ubiheshwa n'Uwiteka. Ntukibeshe muvandimwe nawe mushiki wanjye, imbaraga wagira zose ntabwo ari ku bwawe, ahubwo ari kuko gushobozwa n'Uwiteka. Igice cya gatatu kigize aya masomo, kogeza no guhesha kogeza no guhesha bose imbaraga. Hari ushobora kwibesha ko imbaraga kogezwa uko itorero rigufata, uko ubuyobozi bwa leta bugufata, ukibesha ukagira ngo niwe wabyishoboye. Oya, ibyo byose tubishobozwa n'Uwiteka. Twihuse turebe mu Migani igice cya 8:18, naho haragira icyo atubwira. Imigani igice cya 8:18 harago: ubukire n'icyubahiro biri iwanjye, kandi n'ubutunzi buhoraho.
buhoraho no gukiranuka nabyo. Ubukire n'icyubahiro biri iwanjye, kandi n'ubutunzi buhoraho no gukiranuka nabyo ni iby'Uwiteka. Ubu bukire umuntu wese ashobora kugira. Hari igihe cyabayeho hari iki umunyeshuri umuntu mu gice runaka akaba ashobora kuvuga ati jyewe mfite amafaranga ni pusi itasibuka. Ariko hajya ubu hari uwabivugara, hari uwabivuga. Ariko Bibiliya iri kutubwira ngo jye nawe ubukire n'icyubahiro biri iwanjye. Uwo ni Uwiteka ubitubwira. Kandi ubutunzi buhoraho no gukiranuka nabyo ni ibyande, ni iby'Uwiteka. Reka kwibesha muvandimwe. Ibyo ufite byose bishobora kuba ari ibyizanye. Uramutse utabikoresheje mu guhesha Imana icyubahiro, nyamara nubwo yakwihanganya, gitwihanganira idashaka ko twese tugira ute? Mwitone rero atazagira icyo mwibeshya kari cyane. Icyo tubwirwa ahangaha dukwiye kuzirikana, tukibwire ko hari ibyo twaba dutunze tushobora kuba twarigejeje, no si ibyo Uwiteka wenyine utugeza. Itangiriro 24 umurongo wa 35 twihuse. Itangiriro 24 umurongo wa 35 haratubwira ngo kandi Uwiteka yahaye databuja imigisha myinshi, ahinduka umuntu ukomeye, kandi yamuhaye imikumbi n'amashyo n'ifeza n'izahabu n'abagaragu n'abaja n'ingamiya n'indogobe. Mu gihe cya kera icyari imodoka z'abantu ni izi nyamaswa zivuzwemo ahangaha. Ariko turibaza, ese ubu ngubu umuntu imodoka y'uyu munsi si yajya kunyweshamo esanse? Ariko umuntu ashobora kuba afite imodoka akibesha yuko adashobora kuba agikeneye mu gukora umurimo w'Imana. Hari uvuga ati rero aho bigeze nanjye nagezeyo. Ariko nabyo burya wabihawe n'Uwiteka. Ikibazo rero uyu munsi si iby'Imana yaguhaye, ahubwo ikibazo ni ikigo. Ese ujye uzirikana abo wabiguhaye. Buri wese yitekerezeho, nanjye yitekerezeho, turebe niba tujya twibuka kuzirikana uku kugira neza kw'Imana. Hari ikingenye ubusonga bushingiyeho abafite iki gitabo cy'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi bizera, bigira ingeri zitandukanye bitewe n'igihe byasohokeye. Ikiri ingeri ya 2019 kuri paje yaho ya 267 kugeza kuri paje 268. Iki cyigisho, umutwe w'icyigisho nawuteguye ushingiye kuri iyi ngingo uboneka muri iki gitabo. Ni mu cyigisho abo tudafite igera rimwe kiboneka mu gice cya 21 kivuga ubusonga bwa Kristo.
bitewe n'igitabo ufite uzagerageza burebe izi ngingo nibo ziboneka tugiye kuvugaho. Ubwo turaba tuziganiraho, mwisuzume urebe niba izi kingenye ntayo washinguye. Nusanga hariya washinguwe, usaba Imana imbaraga igushoboze, iguha ubwenge bwajuru kugira ngo wisubireho. Inkingi ya mbere ni umubiri. Ahari ushobora kwibeshya ko kuba uriho hari icyo wakoze, ariko muvandimwe, ibyo ni kubwo gushobozwa ari Uwiteka, ni imbabazi z'Uwiteka. Inkingi ya mbere ni umubiri, cyangwa se mo kimwe ubuzima. Twihuse, uri kudufasha mu gusoma adusomere mu rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 12 umurongo wa 27. Ubwo nimutanga ndabasha kwasoma. Aravuga ngo nuko rero murungwere wa Kristo, kandi umuntu wese wo muri mwe ni urugingo rwawo. Mena. Turi umubiri, kandi buri wese ni urugingo rwa Kristo. Tuzirikane uyu uduha ubuzima, uyu waduhaye umubiri. Ese twewe iyo ubwo buzima tubufite, twibuka gukora iby'Imana ishima, cyangwa dutangira gutekereza yuko ari uko twariye, sinzi ibyo mukunda hano muri iki gice, ibiribwa mukunda cyane ni ibi. Birashoboka ko igihingwa cyane nakunze kubona ni icyayi, ariko si cyo mundya, kuko ntabwo ari cyo waba warariye uzahaga. Ibyo rero uyu mubiri ufite ni kubw'imbaraga z'Uwiteka, dukwiye kuwukoresha neza kugira ngo turusheho kugera ku ntego y'icyo Imana yaduhereye umubiri, kuko ntabwo yawuduhaye ngo tuwukoreshe uko twishakiye. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ntabwo turi abacu ngo tugire ute. Iyi ngingo ya kabiri turi burebeho ni ingingo taragera kuri iyi ngingo ya kabiri. Mu magambo nasomye mu gitabo cy'umurimo wa Gikristo, kimwe gifite amashusho uzabasha kukibona kuri paji ya 33 ya 34, ariko cyane cyane twagera kuri 30 ya 42. Niba ufite umubiri mubyeyi, mwana, mukuru wanjye, nawe murumuna wanjye, nawe mushiki wanjye, ujye uzirikana ko ntabwo ari wowe gusa ukwiye kubaho, ahubwo uri n'umurinzi wa bene so. Ntidukwiye kubaho tuvuga ngo turi abarinzi ba bene data, kuko kuba wagize ubuzima uraba umurinzi wa mwene so, undaba umurinzi wa mwene data, binyuze mu kumenya ese mwene data akeneye iki kugira ngo aramuke. Ibyo buje mubitekereza, kuko twese tubereyeho kunganirana. Ingingo cyangwa iki ya kabiri iravuga ngo ni igihe. Itangiriro 39 umurongo wa 5. Itangiriro 39 umurongo wa 5 atubwira iki muvandimwe? Haravuga ngo uhereye
igihe yamugiriye igisonga c'urugo rwe n'ic'ibintu bye byose, Uwiteka avugisha urugo rw'uwo munyegiputa ku bwa Yozefu. Umugisha w'Uwiteka uba mu byo atunze byose, n'ibyo mu rugo, n'ibyo mu mirima, no mu gasozi. Iyo Uwiteka umugize nyambere, iki gihe dukwiye kugikoresha neza. Yozefu uvugwa muri iki gice, kuko tubona ko amateka ya Yozefu agarukira mu gice cya 50, ariko Yozefu yatubereye urugero rwiza. Byasabye igihe kugira ngo Yozefu agire ibyo ageraho. Byasabye igihe kugira ngo Yozefu, ubwo yarangurishijwe na bene se, hari uko yitwaye. Ibintu byose rero uko byamera kose, iherezo igihe kiba kizataka igisubizo. Ese bene se ntibari bazi ko ubuzima bwe buragiye? Ariko tujye twishyira mu biganza by'Uwiteka, niwe uzatubera umugenga wa byose, kandi nitumushikamaho azatubera intsinzi, kugira ngo tugere ku wa munsi w'ukugaruka kwe. Turebe, dufite byinshi dushobora kuvuga kuri Yozefu, kuko hari byinshi byamuranze. Ariko turabanza twibaze, mbese wowe ibyawe bifata igihe kingana iki? Mbese aho ntiwaba wararambiwe? Byibaze, nanjye mbyibaze. Ariko muvandimwe, ndagusabye wirambirwa. Isaha y'Imana iyo igeze, ibintu byose birasubizwa. Nigeze ndibaza ikibazo kimwe, kuko buriya abantu bose batekereza kimwe. Nigeze ndibaza ikibazo kimwe, ndabaza ngo kubera iki umuntu mu gihe cy'ahagi, mu gihe cy'ibibazo, mu gihe cy'intambara, hajya hari uwimuka ko mugenzi we batongananye, buri wese yiruka akiza iki? Nangaraye. Ibi mpamvu nakibashyijeho, nigeze kubaho duhugana n'abantu mu ntambara rwose, buri wese kubera ko tuzi ko umwazi duhandanye nawe ari umwe, ari ugukiza ubuzima bwacu, umwazi ari umwe, turi kuvuga ngo buri wese adapfa, ukagenda ukanihisha amwe na mwene so na mushiki wawe n'undi mutandukanye. Ariko reka mbabwire ikibazo kimwe, kuki nyuma y'intambara abantu ariko mwongera kujya? Ese aha ntiwaba ari wa murema? Buriya rero abandi iyo bamaze gusinda amahoro, iyo bamaze gusinda amahoro niho bimuka kujya. Ndabeshe pastor? Ndabeshe mubyeyi? Nabayemo mvuze gatoya ku mateka, uriya buri wese aba afite ubuzima bwamuranze. Mu gihe cyahahise ngo abakiri batoya batabashije kugera mu bihe by'intambara, we ntabyo bazi. Rimwe twigeze kugunga duhugira mu mashyamba y'ibirunga, kuko ivuko ni Kinigi, ariko ugasanga uyu munsi wa none uri umwanzi wanjye
cyangwa se uri umwanzi wawe w'icyo gihe mwahunganaga. Ariko ugasigara wibaza, imwe nigeze kukibagana avuga mu buryo uyu muntu ko yari afite uburyo bwo kunanyica kiriya gihe, ubundi apiga uyu munsi wa none ndi muri Kigali ariko ntarakurete. Niyo mpamvu ndimo nakurishe ndavuga ngo nyamara abantu iyo bamaze gusita amahoro nubwo bajya guva ibintu by'ubusabusa. Kandi mu by'ukuri twese iherezo ry'urugendo hari uzatwara itakati. Mumbwire umuntu ushobora gutegeka ko bamushiburana n'umutungo. Hari aho mbigeze mubibona. Ariko uyu munsi niba ari amakimbirane yangire ari hakomeye ashingira ku itungo, muvandimwe, mu Bacamanza igice cya 11 hatubwira ibya Yefuta amaze kwimwa umugabane na bene se bo bari bahuje sima. Ariko reka mbabwire ikintu ugomba kuzirikana. Nubona ufite ubuzima, nubona waramutse ingingo zawe zibona, ujye uzirikana neza ko umugabane wa mbere Imana yaguhaye nk'umurage ugomba gusigasira ni ubuzima. Undi mugabane wa kabiri ni ubwenge Imana yamuhaye. Mu busobanuro bw'ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi, Yesu utanga Imana anamubwiye ngo imbaraga n'ubwenge niwo munani wawe, uzagenda ubikoreshe neza, nibyo bizakubeshaho. Hatya byarangiye bitamuhesheje umunani rero se bamwimye, hatya wabonye usumbaho. Jye nawe dushobora gutegereza twihanganye, mu gihe gikwiye Imana izadususa. Nimba uri aha ngaha ufite ikibazo cyakubereye ingorabahizi, ishyire mu biganza by'Uwiteka, Imana izagususa. Inkingi ya gatatu ni impano. Impano. Itangiriro igice cya 30 umurongo wa 20 hatubwira iki? Itangiriro igice cya 30 umurongo wa 20 haratubwira ngo Leya ni ibyari yatuvugaho. Leya aravuga ati, Imana impaye impano nziza, none umugabo wanjye azabana nanjye kuko twabyaranye abahungu 6. Amwita Zebro. Uyu ni Leya wari ugushimira Imana kubw'ipari Imana yamuhaye. Ariko ndasigara nibaza, ujya wibuka ko urubyaro ufite ari ipari Imana yawuhaye? Uyu mubyeyi yari ari gushimira Imana kuko impari Imana yamuhaye. Nureba muri Yohana igice cya 4 umurongo wa 10, uriya mugabo amfashe. Yohana igice cya 5 umurongo wa 10 adufashe yihuse. Avinamno Yesu amusubiza ati, yaba ubuzima n'Imana ukamenya no gusabya amazi ari ngo nawe uba musabye nawe akabuha amazi y'ubukiri. Nyana ndumva waburangije, yicarire aha ngaha. Ari kubwirwa ngo iyaba waruzi ugusabye amazi yo kunywa
nawe wamusaba akagira ite akagwa amazi y'ubugingo. Iki ni ikiganiro kirekire cyarimo kiganirwa na Yesu asaba amazi yo kunywa. Umubyeyi yari asabye umugezi, ariko si wowe buriya iyo ufite ubuzima, iyo wogerewe igihe cyo kubaho, ujya uzirikana iyo mpano Imana iguhaye yo kugira ngo wowe ugire icyo ugeraho mu buzima bwawe, ubashe kugira umubyeyi, ubashe kugira abana. Kuko uri umubyeyi, kuba uri umwana, ujye ushimira Imana ko yaguhaye impano y'uwo mubyeyi. Irinde gusuzugura, irinde kwinangira umutima, kuko hari abana, niba uri aha ngaha ufite ababyeyi ukabona inira umuruho n'impanuro uhabwa n'ababyeyi, muvandimwe nawe uciki wake, ndakuraritse ko uhereye uyu munsi utekereze kabiri, ugende wisubire, kuko iyo mpano Imana yamuhaye hari abandi bayihotari bafite kandi babuze n'uwo batake. Nawe mubyeyi ufite umwana, irinde kuba ikibazo ku rubyaro waha, kuko hari ababyeyi, hari imiryango itandukanye yabuze ubwo rubyaro, ariko nabo turabasabira ku Mana ngo Imana izabaha umugisha mu gihe gikwiye, nabo bazabashe kubona iyo mpano. Reka mbabwire ikintu kimwe abantu birengagiza, buriya umuntu wabaye ikike niwe ushobora kumva neza impano y'Imana yo guhabwa umufasha cyangwa umutware cyangwa umubyeyi cyangwa umuvandimwe icyo bisobanura. Njyewe cyangwa wowe cyangwa bishobora kutabyumva neza, ariko uramutse uganiriye n'umubyeyi uzi ko ariwo ahora atewe intimba n'agahinda no kuri urujya, nibwo wakumva neza icyo ababyeyi batandukanye bo muri Bibiliya ashimiraga Imana ngo yabahaga urubyaro. Reka turebe mu ntambara ikomeye igice paje 348, hari amagambo dusangaho. Paje 348 ni igitabo ikomeye, igitabo gitoya, abayifite bazagerageze barebe bahasome. Paje 348 hatubwira iki kugeza kuri paje 349, uhereye kuri paragarafi ibanziriza ya nyuma kuri paje 348 haravuga ngo nk'uko ibigaragara ku buranga bw'umuntu bigaragazwa neza ku mutako wakozwe n'umunyabukorikori, niko n'imico y'abantu igaragazwa neza mu bitabo byo mu ijuru. Ariko mbega uburyo abantu badaha agaciro kanini ibyerekeye ibyo byandikwa bibonwa nabo bw'ijuru, ngo iyaba byashobokaga ko igishura gitandukanya isi iboneshwa amaso n'itagaragarira amaso y'umuntu kizingwa, maze abana b'abantu bakabona mu marayika yanika ijambo ryose n'igikorerwa cyose n'igikorwa cyose, bazongera guhurira nacyo n'urubanza n'amagambo
ni amagambo agahe avugwa buri munsi yacecepa? Turukwibaza, turukubazwa ibyo dukora, ibyo tuvuga, turamutse tumenye ko tuzabibazwa kuri uwo munsi, twareba njye nawe ni ibintu bigari iki ku munsi vuga by'imburamumaro dushobora guceceka, kandi ni ibikorwa bingahe bitakorwa? Mu rubanza imikoreshereze y'impano yose umuntu yahawe izagenzurwa. Ni mu buhe buryo twakoresheje umutungo twatijwe ijuru? Mbese umwami nagaruka azahabwa ibye yatubikije n'inyungu yaga? Mbese imbaraga twaragijwe zaba guhesha abatuye isi imigisha? Mbese twakoresheje tute igihe cyacu, ikaramu yacu, ijwi ryacu, amafaranga yacu ndetse n'ubushobozi bwacu? Ni iki twakoreye Kristo ku bantu b'abakene, abashavura, imfubyi n'abapfakazi? Imana yatubikije ijambo ryayo, ryera. Mbese umucyo w'ukuri twahawe twabikoresheje iki kugira ngo twungure abantu ubwenge bubageza bugakiza? Kuvuga ko umuntu yizera Kristo nta gaciro bifite keretse urukundo rugaragarizwa mu bikorwa, nirwo rufite akamaro, nyamara urukundo rwonyine nirwo ruhesha agaciro igikorwa cyose mu maso y'Imana. Nirwo ruhesha agaciro ikintu cyose mu maso y'Imana. Ikintu cyose gikozwe gikomotse ku rukundo, uko cyaba ari rito kose, mu mirebere y'abantu, Imana iracyemera kandi ikagitangira igororano. Ukwikaniza guhishwe abantu bagira gushyirwa ahagaragara mu bitabo byo mu ijuru. Ndabinginze bene tata, mureke kwikanyiza. Zimwe mu ngingo twari tumaze kuvugaho zose ndetse n'indi isigaye y'ubutunzi, uko iyo tugeze ku butunzi abantu benshi batangira kuvuga bati akoze ahababaza. Byose dusaka babibonye mu magambo tumashiye koga, ariko banza wibaze kuri ibibazo bibashwe. Wowe icyo ufite mu bubasha Imana yaguhaye ukikoresha kugira ngo ukize abandi? Ikibazo kimwe njya nibaza, iyo urebye ubuzima bwawe ubona ubereye iki? Ntabwo nibutanga umwanya ngo buri wese ashyire hejuru abisubize, ariko banza ugenzure mu buzima bwawe ubona ubereye iki. Birashoboka ko wakwitwaza ubushobozi bukeya ufite, birashoboka ko wakwitwaza ko udakomeye, ariko buri wese afite icyo yabereraho, afite icyo yabora kugira ngo abereho mugenzi we, byanabikunda akakubonera kugisha. Reka nanone umwanditsi nk'uko yakomeje mu ntambara ikomeye, paji ya 429, 429,
hatubwira iki? Ubutumwa ntibuzaragizwa n'amagambo menshi y'impaka, ahubwo buzaragizwa no kunyurwa kubwo kwemezwa na Mwuka w'Imana. Ibibazo bibaza byararangiye. Imbuto zizaba zarabibye. Ubwo zizaba zitangiye gukura no kwera imbuto, ibitabo byatanzwe n'ababwirizabutumwa b'abanyamwete bizaba oya cyane. Ibitabo byatanzwe n'ababwirizabutumwa b'abanyamwete bizaba byarigarubiye imitima myinshi, nyamara imitima myinshi yanyuzwe n'ubwo butumwa izaba yarabujijwe gusobanukirwa n'ukuri cyangwa kugenderamo. None imirasire y'umuco y'ubutumwa bwiza, none imirasire y'ubutumwa y'umuco w'ubutumwa bwiza izarasira ahantu hose, maze ukuri kose kumenyekane. Abana b'Imana b'indahemuka bacaga muri mboyi zari zarababoshe, amasano y'imiryango n'amatorero yabo ntibizaba bigifite imbaraga zo kubaherana. Ukuri kurusha agaciro ibindi byose, nubwo hazari imbaraga ikomeye, imbaraga zikomeye zirwanya ukuri, umubare munini uzamasha guhagarara mu ruhande rw'Imana. Uko byamera kose dufite inzitizi nyinshi ruzi, ariko ndakwinginze njye nawe ukomeze gusaba Umwuka Wera bashishe gutera imbaraga, akumvishe neza ko hari icyo wakora kugira ngo mugenzi wawe akire. Aya magambo nayashize muri iki kibwiriza kwera iki? Niba ari abantu bakwiye kubwirwa cyangwa kumva neza icyo dusabwa, ni abantu bagifite imbaraga zo gukora. Abasore, inkumi, mureke gupfusha igihe cyanyu ubusa. Mureke kujya kure y'icyo Imana idusaba. Nk'uko umwanzi Satani icyo agambiriye ni ukuriganya muri wese uko byamera kose. Gusa ni urwanyi, ariko ntabwo abasha kugira ite. Reka turebe ingingo turi busorezeho, ingingo ivuma ubutunzi. Ingingo cyangwa se mo kimwe inkingi ivuga ubutunzi. Rwa kabiri ngo ku Ngoma igice cya mbere umurongo wa 12 hatubwira iki? Musomyi adutanga rwa kabiri rwo ku Ngoma igice cya umurongo wa 12 aravuga ngo, abona amutanze ubwanjye n'ubuhanga, murabihawe kandi nzaguha. Ubwenge n'ubuhanga urabihawe kandi nzaguha n'ubutunzi n'ibintu n'icyubahiro.
bitigeze kubonwa n'umwami n'umwe wo mu bakubanjirije, kandi no mu bazamukurikira ntawe uzangira ibihwanye n'ibyanyu. Aya ni amagambo meza akomeye yarimo abwirwa Salomo ubwo yahisemo, ubwo yagirwaga inama na se, yari amajije kugirana ikiganiro na se. Dawidi aramubwira ati ariko data, jewe nzasaba iki? Ngiye icyo bishobora kuba nasa kugira ngo ugende haba. Birashoboka ko uyu munsi uri umubyeyi aho wagize intege nkeya, nakugira inama, uzagira inama umwana wawe, umuvandimwe wawe, gusaba icyo ashaka gusaba kugira ngo azajye uko agenda, azagisaba Uwiteka. Dawidi ubwo yarimo aganira n'umwana we Salomo, kubera agahinda yatewe n'ibyo yari azi yakoze, yabwiye umwana we ati tuzasabe kandi ahubwo uzasabe biki. Uzabasha kumenya azasoma ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi, numva biri mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi. Ubusobanuro bw'ibi byinshi tuba tugenda dusoma nimo biba biri mu buryo buraruye. Ayo magambo nimugenda mukayasoma muzayasangamo. Yamonye yatewe agahinda n'ibyo yafuza, abona atari bubwire umwana muzasabe kuko nanjye nabayeho, kuko yari azi amafuti yakoze. Nawe rero ubwire mugenzi wawe ushaka kugenera ugitwanire, kuko wazi ntuwabona, ariko hari uwo atabona, hari uwo njye ntabona, hari utabona kuri njyewe uri muri njyewe. Ndasaba Yesu ngo adushoboze guhinduka abasha muri Kristo, Mena. kugira ngo ubwo azaba agarutse twese tuzamusanganire. Mena. Ntabwo nibusoze tudasomye amasomo. Zaburi 112 umurongo wa 5. Umusomyi adufashe adushakire hafi Imigani 3:9 mugenda basoma muri Zaburi. Zaburi 112 umurongo wa 3 hatwereka iki? Ijana na 13 umurongo wa 2, 112 nako umurongo wa 3 haratubwira ngo umutunzi n'ubukire biri mu rugo rwawe, gukiranuka kwe guhoraho iteka ryose. Ukugukiranuka, ubu butunzi butangwa n'Uwiteka, ndakwinginze ngo nawe bane nawe kandi ube mu rugo rwawe. Kandi kugukiranuka tusanga kukira kubane na mu mwesi. Iba yahageze tusomere mu Migani 3:9. Wubahishe Uwiteka ubutunzi bwawe, wubahishe Uwiteka ubutunzi bwawe, n'umuganura w'ibyo wunguka byose. n'umuganura w'ibyo wunguka byose. Nibwo ibigega byawe bisuzuzwa, ninko ibigega byawe bisuzuzwa, kandi n'imvura yawe igasebera imishobe. Ndabikinze bene data, ibi bintu byumvira aho mukwiye kubyumvira. Izi nkingi enye zose uko tuzivugaho, natangiye mvuga ngo buri wese areba niba ntayereshi. Muri uyu munsi atangiye asabe gusabana n'Uwiteka kugira ngo iyo yashinguye abashe kongera kuyisubizamo. Nubwo bidashoboka ko wagenda ngume kaza karibu ugarura ibyo wariye byose,
ariko uhereye uyu munsi igihe co igihe nticyari igihe kizaba igihe, ahubwo uyu munsi ico gihe. Ahari wakwibaza ngo se ko wenda gifite ubushobozi bukeya, ese ko wenda kugarura icacumi bizamera ingorabahizi? Oya, birashoboka. Kubw'umwanya dufite, navuga ngo bitewe n'aho twaturutse tukagera ahangaha bitize bigoranye, amagambo ari mu ntambara ikomeye, paje 419 kugeza 420, muranyihanganira nyasome mbere yuko dusoma isomo risoza. Magana 419 kugeza 420 ndaheramo hagati. Ngo nyamara nubwo ibyanditswe byera byuzuye imiburo ijyanye no kwirinda abigisha b'ibinyoma, abantu benshi biteguye kurindisha ubugingo bwabo. Abakuru biti, muri iki gihe ibihumbi byinshi by'abavuga ko ari abanyedini ntibashobora gutanga impamvu n'imwe y'ukwizera kwabo usibye ibyo bigishijwe n'abayobozi b'idini yanyu. Bagenda bakikira inyigisho z'umukiza nk'abatazibonye. Ibyiringiro byabo bakabyubaka ku magambo babwiwe n'ababwiriza babo. Irinde muvandimwe, Imana yemeye ko habaho uburyo bwo kubona Bibiliya. Ndakeka nashidikanya itorero ry'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi siro bunkeka nta muntu uhejwe gutunga Bibiliya. Ndabikinze buri wese uzatekereze mu bushobozi bwawe muke, uzatekereze amafaranga warebye kuri za nkingi zose, urebe amafaranga ukoresha mu bikorwa by'imfabusa, urebe niba udashobora kwisubiramo. Mushake bwo Bibiliya, ijambo ry'Imana, kugira ngo rizawufashe ukubera ubuyobozi, bityo uzabashe kubona ubugingo bwawe. Irinde gutekereza ko umuntu runaka ibyo azakubwira. Kubitega amatwi ni kimwe, ariko no gutekereza ko ugomba gutera intambwe nawe bibayemo ukajya usoma Bibiliya uko bwije n'uko bukeye, byatubuye mu gisha usumbyeho. Nawe ndagushishikariza ngo buri wese atere iyo ntambwe, Mwuka Wera amutera imbaraga. Nkomeje, hari amagambo avuga ngo ariko se abo babwiriza bo ntibakibesha? Birashoboka ko nshobora kwibesha, birashoboka ko ndashobora kwibesha. Gerageza utere intambwe nawe ugire gushakashaka mu byanditswe byera, kuko ariwo tubonera nk'agakiza. Imana izagushoboza, nawe waba umunyantege nkeya mu gusoma, ariko Imana izaguha imbaraga. Ngo ni mu buhe buryo ki twakwiringira ubuyobozi bwabo uretse ijambo ry'Imana byatwereka ko ari abatwara muco koko? Kubura umutima w'ubutwari bwo kwivana mu nzira mbi z'isi bitera benshi kugera ikirenge mu cy'abanyabwenge, maze kubwo kwangira kwigenzura ku giti cyabo baboherwa mu ngoyi z'ubuyobe
badafite ibyiringiro. Babona ko ukuri ko muri iki gihe gushingiye muri Bibiliya, kandi bakumva imbaraga ya Mwuka Muziranenge iyoboye uko kuri, ariko bakarengaho bakemera inyigisho z'abayobozi b'idini yabo zibateshura kuri uwo mucyo. Uramutse usomye Bibiliya uzabona umuco w'ukuri. Uramutse usomye Bibiliya izakwereka inzira ukwiye kunyuramo. Umubwiriza wabanjirije icyigisho yatwigishije ushobora kugifata nk'ari gitoya, ariko naco kirakoyeye kandi ni ingirakamaro. Reka ubwo bimeze gutya tukaba dufite gukomeza n'igitaramo na gahunda zindi, reka nsome amagambo tugiye gusorezaho ngo nubwo intekerezo n'umutimanama by'abo bantu binyurwa n'uko kuri, ariko kuko bayobeje ntibashobora gutekereza ibicishije ukubiri n'ibyo bigishijwe n'ababwiriza babo, maze gushyira mu gaciro n'ibyo barangamiye byose bigasimburwa no kutisera. Ubwibone n'urwikekwe by'undi muntu. Bene data, mwirinde gutekereza ko umuntu runaka ari ushobora guhesha agakiza, kuko mu mwana w'umuntu nta gakiza kabonerwamo. Tekereza igifite agaciro kurusha ibindi byose, kwemera gukurikira Yesu nk'umwami n'umukiza wacu, bityo buri wese azabasha kugera ku kimari dushakaho. Bitinde bitebuke, ubwo Yesu Kristo azaba agarutse twese tuzamusanganira nitubyitaho. Ku bijyanye n'ubutunzi twavuzeho, abantu benshi iyo bigeze ku cyacuri hari abo b'intambara, ariko bene data, ahantu henshi hakunze kuvuga icyacu ajyana n'amaturo. Benshi bakibwira ko rero icyacumi ari rwo fatiro rwo kumenya ko hari icyo ugomba kugaburira Uwiteka gusa. Muri iki gitabo nababwiye paje 200 cy'ibyo baturutse umunsi wa 7, paje 270 niho nshaka ko tuvugaho. Nubwo icyacumi ari urufatiro rwo kugaragariza Uwiteka ko twanyuzwe n'ibyo yaduhaye, ariko n'amaturo mujye muyazirikana bene gantu, kuko nadatangwa ntabwo insengero turimo uyu munsi zizabasha kubaho. Ni amagambo make ngiye gusoma tugahita dusoza ku isomo twahawe, cyangwa isomo kimwe, isomo ry'urufunguzo. Ni n'amagambo avuga ngo aboneka mu kagingo kavuga nk'amaturo. Baravuga ngo Abisirayeli batangaga hagati ya 1/4 na 1/3 cy'ibyo bungukaga ku bijyanye n'iby'idini ndetse no gufasha bagenzi babo. 1/4 na 1/3 cy'ibyo bungukaga. Iki 1/4 cy'agaturo ni kirabwirwa bande, 1/3 kirabwirwa bande. Mu gitabo cy'anigisho twize mu mwaka wa 2018 igihembwe cya 4 ni muzidandatari, ariko bari igihembwe cya 3 paje 41 ni amagambo yabonekaga uzaba afite imigisho barabika jedani uva muri 2016 amigisho nabi. Ayo magambo atwereka
umutoki umubyeyi yatanze kimwe cya cumi kandi agatanga n'amaturo mu byo yahinze. Iki kimwe cya gatatu gitangwa gute ku bahinzi? Ntabwo navuga by'iwacu mu Kinigi kuko hano ntabwo muhinga amabimba, niko muvuga ngo ni amabimba. Twe duhinga imitabo, ariko ahandi bumvise bakita amabimba. Ni ugutera intambwe 10, iya 10 akaba ari icya 10. Ibivuye kuri iyo ntambwe yose, za ntambwe 9 zisigaye ugomba gufata ibyavuye mu ntambwe ya 10 ukareba ibigize kimwe cya gatatu ukabikura muri za ntambwe 9 zisigaye. Ni ukuvuga niba ku ntambwe ya 10 wakuyemo ibiro 100 by'ibishyimbo, urafata kimwe cya 4, kimwe cya gatatu cy'ibyo bishyimbo, kimwe cya 4 cyo kiragaruka ku butunzi bijyanye n'amafaranga. Ariko mu bahinzi havuzwe ngo ugomba gufata kimwe cya gatatu cya 50 wasaruye, cya 50 by'ibirayi wasaruye, cya 50 by'imyumbati wasaruye, ukareba kavuga ngo kimwe cya gatatu ni ibiro bingana, ukajya kurifata mu 9 ku 10 muri za ntambwe, muri bya biri byaturutse mu ntambwe 9, icyo kikitwa amaturo, kikazama mu nzu y'igiti. Barakomeje umwanditsi aravuga ngo mbese ibyo byatumye bakena? Oya, igisubizo ni oya. Ahubwo Imana yasezeranye guha umugisha mu kiranuka kwabo, kuko muboneka muri Maraki 3:12-12. No muri iki gihe niyo dusoma rimwe baravuga ngo ni iby'abico gihe, none baratubwirwa no muri iki gihe. No muri iki gihe Imana iduhamagarira gutangana ubu dukurikije uko yaduhaye. Amaturo ni ingenzi mu kubaka, gufata neza ndetse no kugira ngo amatorero akore kandi afashe no mu murimo w'umugabura ujyanye n'ubuvuzi, ari wo werekana mu buryo ngiro ubutumwa bwiza. Ku bijyanye n'abakorera ibishagara, niba uhembwa ibihumbi 100, cya kimwe cya 5 uzagitanga gute cy'abatumi? Icya 10 ni ibihumbi 10, mu bihumbi 90 wasigaranye kimwe cya 4 cy'ibihumbi 10 ni ibihumbi 2500. 2500 uzagenda ubifate. Muri iki gitabo hajya hatangwa amasomo, uzagenda ubifatemo ibihumbi 90 wasigaranye. Aya niyo maturo. Kandi mu gitabo cy'inamakoso haratubwiye ngo nubona bimeze gutyo ntugashake kupundira ibitari ibyawe ko tsaritanga ejo, ahubwo ujye uhita ubitanga. Uwiteka azabonera kubumugisha, kuko ubwawe ntabwo ugiye kwigwizaho ibitari ibyawe, ubu uzacya azabitanga ejo. Harya mbabaza ikibazo kimwe, hari umuntu ushobora kumenya uko ejo buzacya bimeze? Banza nituganira n'abantu badahari. Hari ushobora kumenya uko buzacya bimeze? Reka kwimika hitari cyane. Reka gutekereza ko ibyo ufite wabyibashishije. Ni kubw'imbaraga y'Imana yagusabye kimwe cya 10, hagabusaka 9 kuri wewe. Ndabikinze bene gatare, muri uyu mwana ubwo tugiye gusoza, ukomeze utekereze kuri za kigeye. Iyo washinguye usaba Imana imbaraga kongera kuyigarukira, kugira ngo ubwazagaruko nawe azaguhembe ikamba ry'ubugingo. Isomo risoza boneka mu Baheburayo igice cya 10 umurongo wa 23 n'umurongo wa 24, haratubwira ngo dukomeze kwatura ibyiringiro byacu tutanyeganyegana,
kuko uwasezeranije ari uwo kwizerwa. Kandi tujye tuzirikana ubwacu tugira ngo duterane ishyaka ryo gukundana n'icy'imirimo myiza. Nabinginzemo buri wese aho mugenzi we acitse ibeki, buri wese aho mugenzi we abaye umunyantege nkeya, umwegere, icyo ubona ushobora kumukorera ikimukorere, umuteye umutwari, umubwira amagambo amwongera imbaraga, amusubizamo kwihangana, amusubizamo gukomera. Ubwo ngubwo uzaba umuhaye umusanzu ukomeye cyane. Ndabinginze ngo buri wese bibibyire, kandi amagambo tuvugiye aha ngaha aba ya buri wese nibyo mbifuriza, kandi nanjye niyifuriza mu izina rya Yesu. Buri riteraniro ahari ushobora kuba wowe wasanze hari icyo muri izi nkingi enye, hari icyo Satani yakuriganijemo, hari icyo umutimanama wawe wari ufitanyeho n'urubanza. Ushobora kumva ko bidashoboka, hari dusaba imbaraga ya Mwuka Wera izabibashoboza mu izina rya Yesu. Erega muvandimwe, ununamba ku Mana kuyimu, nayo izabasha kugutera ubutwari kandi izaba ubugingo. Birashoboka ko rero muri iri teraniro hantu twagize amahirwe yo kwagerera igihe, birashoboka ko haba harimo abashyitsi hifuje guterana natwe. Ese baba barimo? Bakaba bagiye? Yewe uwaba ari buhashire ikiganza cyamworoheye hejuru nta cyaha rwose kimwe. Yego niba ari hanawo, natwe ubwacu buri wese wumva umutimanama we mubwira ko hari icyo yateshejweho, ahabukira dusende. Reka dusenge. Uhoraho mwungeri k'ubugingo bwacu, turapiragije turakwigize muri aya manywa, wemeye ko tugandagaza aha ngaha hitiriwe izina ryawe, kugira ngo twumve tubashe kusoma no kumva ishyaho ryawe. Turakwigize ngo buri wese ibyo tuvugiye aha ngaha, ibivugiwe aha ngaha kuko ari wigisha mukuru, twebwe tukaba nigishwa, udushoboze kugira ngo biterwe ku mitima yacu aho twateshe, tugaruze neza yawe. Kandi aho mwazi Satani yashatse kuturiganya akatukoresha amakosa, turakwikinze tubabarire. Aya manywa uko dusoje iki cyiciro, tumajije kureba inkingi enye zo kugira ngo tugabure kandi tugukiranukire uko bikwiye, turakwiginze ngo buri wese aho yateshutse ku nshingano akayishingura, yaba abizi cyangwa atabizi, buri wese umuhe gukiranuka kwawe, kandi ugukirishe imbaraga ya Mwuka wawe Wera. Ibyo tugusabye muri aya manywa tubisabira buri wese, ngo biduhe mu izina rya Yesu. Amen.